abakunzi ba Glad IV twongeye kubaha ikaze kuko mubona imbere ya kamera abatume bacu bamaze kwagera katumaye umwanya bazatwibwira. Ok, c'est moi qui se trouve ya Kamwana OG Express Mobimba ngayoyo. Abantu rero mugenda muzana bwebwe vuvuzera ngo yakamwana ngo ni umuntu uri aho ngaho ngo abasodoma ngo yinywera inzagwa ngo yibera mu ndangamirwa dore icyo kindi kumwe nacyo murakibona gute? Kuri kumwe nacyo barakibona neza. Sheri bimeze biteze. Nsaba. Ndagukunda cyane. Turakundana cyane. Tugomba gusangira ibyiza mfite, tugomba gusangira amadolari. Ari heza ko twabakobwa dukunda amafaranga. Sheri don't have any problem. Amadolari arahari, amafaranga arahari ahubwo habuze abayarya. Urabeshya. Abantu murirwa bavuga ngo amafaranga ngo yarabuze ugasanga insoresore mu mujyi wa Kigali ngo amafaranga ngo yarabuze. Amafaranga arahari ahubwo habuze abayarya. Iyo ngingo cyokora buriya kurya ibihumbi 100 cyangwa se ukarya ibihumbi 200 utari kumwe n'icyo kinyiki we kijye kigukora mu bwanwa muri kunywa gafanta ayo mafaranga bapfuye ubusa turi kunywa udushampanye Sheri no kuvuga ngo nge serious Imana niramukinije amafaranga afatika nibiba ngombwa tuzajya dusohokera no mu bindi bihugu sometime Kenya niwe mugabo narabuze twigire France ariko gusa rero abakobwa b'iki gihe nubwo wenda dushobora gusangira amafaranga ejo nakubitwa ugahita umindura imbwa oya kuva kera witwaga imbwa oya nago nabikubwira niko mwabaye ahubwo uri tayari tujye hanze nka Dubai ariko se yaka reka nkubaze uratubwiye ko ari umukunzi wawe dusaye mwakoza ka vloge mwaje gutembana bana amasoke hararyosha asa neza oya nukuvuga ngo ngewe amafaranga yahari araribwa amafaranga yarabagomba kuribwa kuko umwana nk'uyu nguyu urabona umwana nk'uyu wamupfusha nese yako umukobwa wamukunze iki ni umukobwa ni mwiza afite ahantu hose ngaho mbwira ibintu bitatu byatumye umukunza cyambere afite ibuno cyakabira afite face cyakabira afite good size ese bari warabuze ese yaka ibisusu urazicarije ibisusu ibisusu ni babandi bafite ibibuno urabona hari abakobwa baba bafite ibibuno bidafite forome bijagaraye ariko urabona uyu mwana ikibuno afite ni ikibuno kinini kandi giteye neza giforomye ariko ugasanga umuntu afite ikibuno kinini ariko ugasanga kirimo ibibuno nka 6 bijagaraye biri mu kajagari narese yakawo umukobwa urizeye neza akagukunda utatubera urabona nk'uyu mwana umutemberanye rwose nta soni wagira usiko ari umukobwa mutemberana wagera nko muri quartier ahantu abantu bakuze ukamubwira tumbabarire umbabare ugendere muri metero 100 ntihagire umenya ko turi kumwe aya kugira ngo nawe ko bararaba kino kiganiro bemere ko ari umukunzi wawe ngaho banza umuhe nka kabizo kabizo oya se mwango tubiho ko oya nta nubwo ari hano kutama ego no kore none kariho n'isuka ubyemeye harimo n'umunyu narese yaka muri ko mutegura ubukwe cyane imwe byo kujya uyu nguyu ntabwo ari tuzabana no kujya uyu nguyu no kwenjoyinga twazanye mbwira ngo iki tuzaba none se ushaka umugabo ni impeta yambitse ni Sheri ushaka umugabo impeta yambitse ushaka umugabo mu bana nese ko abakobwa b'iki gihe hafi ya bose bakubwira ngo nta mugabo bakeneye ngo bagomba kubanza bagashaka amafaranga bakenjoyinga niyo mpamvu usanga n'ingo z'iki gihe nese amafaranga kutari kuyama ngo tuyenjoyinge wenda nashira dupanga ibindi nyuma ariko oya seriye nge mara abakobwa benshi mura nabo ukamubwira se uzashaka umugabo ryari ngo wo kumaza iki ngo ngewe aho kugira ngo ngewe nshaka umugabo wo kunera stress wo kwirirwa ngo ambuze umutekano uzareba abakobwa b'iki gihe hafi ya bose bibera mu mageto cyane none se yaka erega abakobwa bo mu akino gihe bakeneye abaje mu bafite amafaranga babitaho kandi nawe urazura Kenya yaka oya niyo mpamvu bari kwifatira abasaza ko hari abasaza bafite amafaranga bakoze kera ako yakari inkuru numvise bwe kanje ndayiwe hari umuntu yambwiye ngo ntushoboye arakeka umukobwa azakwemera nasanga udashoboye gushoboka ushatse kuvuga nakigenda
ushobora mu buriri ngo nta kigenzi ngo ni umunota umwe wonyine umunota umwe ngo nk'inkoko wese nyine najya kumugwa mu maguru ngewe nzakora ko nshoboye kurirwa ndi guhatana ngo ngurambize ibyuya wagira ngo ni aperi na rebe bari guhatanira igikombe bamwe bakina ugasanga abo bose basohotse ari ubusa ku busa ariko yakara umuntu nyene ngo mushaka kugenda nyene mu gikorwa amusa nkaho mu gitangura akabarasoje akabese wakoze iki koko ariko urakina kandi ukabona yarushye kandi ukabona umengo yakoze amasaha y'igihumbi kandi ari umunota umwe gusa oya njye ntabwo nzagwa narabibasobanuriye rwose nzakora uko nshoboye bya bindi akikora nk'umugore muzima ujya kurega kuri ribu ngo umugabo ntabwo amuhasa ntabwo yabikoraga neza ese wajya kundega kuri ribu ngo rwose ngo ntabwo biri kuvamo nose ribu nayo ko yarenganye itegeko rihana icyo cyaha ni iki icyaha iki cyo gucana inyuma oya itegeko rihana nicyo cyaha cyo kuvuga ngo umugabo yakoze gakeya iryo tegeko ni iriko ariko ugomba kumenya neza ko umukobwa imbere ko azi iwanyu iwabo yarajyama hariho inshingano z'umugabo agomba kuzuza bo inshingano nge wariye nakugaburiye wambaye rwose nzakora uko nshoboye muntu wanjye ntabwo nzakugwa hejuru uzakora iyo bwabaga ariko umugabo rumenye n'utamushimisha azaguca inyuma uzakora iyo bwabaga washatse kuvuga iki iyo bwabaga hari n'ukundi bavuga ngo gucumise ngufi ngo ntabwo aba akwimye ndende aho ushatse kuvuga iki abashatse kuvuga ko yakoze uko areshya nyine yakoze ahambiye nubwo yakoze iyo bwabaga nta kundi yari yifite ubwo yakoze uko ashoboye ariko hari umuntu yambwiye ngo igituma ngo wowe udashoboye ngo ni urwagwa rwakwishe nese ubonye tuza turi kumwe ahubwo nyine nanjye niyo mpamvu byantangaje kuba nasanze waje gutembera ahantu heza nk'aka kandi bambwiye ngo uje ugenda ngo ngo mu ndamigo hariya za Nyamirambo cyangwa warabivuyemo warakijije ayo makuru ntabwo ariyo ngewe ntabwo naba ndi umuntu nk'urwagwa urabona uyu mukobwa asa n'umuntu asa n'urwagwa ko banza umurebe ariko yakareka banza tumutize umwanya ngaho natubwire uwo mukobwa ese yagukundiye reka tumubaze twumve nese ubona atari umuhungu wo gukundwa nyine ngaho tubwire impamvu wowe waramukunze wamukundiye ndi umuhungu ariko hagati yacu ni umugabo wanjye wari kuvuga ngo ndi umupapa iyo uvuga ngo urabona atari umupapa wo gukunda urabona atari w'igikundiro nubwo ndi papa busa kuye kuri papa nese wabuze umukobwa wateye inda muri Kigali mwana mfite ahubwo uyu niwe nshaka gutera ahubwo wateye inda abakobwa babandi bavuga ngo yakanabyara ngo yanyuze mu bakobwa benshi ngo ntiyateye inda ibintu ngiye gutera uno munsi uragenda umuteye ubundi nari narabuze uwo natera inda ariko gutera umwana nkawe inda rwose I'm so proud about that pregnant ntabwo uragira igihe ngo aracyari umwana rero wageze cyari umwana murabimenya nyine hari igihe wayinera sifate n'abacomenene barabyara ubwo se ushatse kumbwira yego ariko umwana w'imyaka 14 uhetse undi hari ngese wenda sindayigeze mwereke umwana w'imyaka 14 uhetse undi ariko yaka nawe usigaye utubeshe umwana w'imyaka 14 iyo yabyaye aba ari nk'umwana wabyaye undi naretse yaka ko numvise ngo ufite mu diaspora ubwo uramuhevye kubera wabonye kino cuke muri Kigali nta mu diaspora cyangwa yageze hanze ahita araguhemukira nta mu diaspora mfite umukobwa dukunda yaragukatiye ikiganiro kirajya kurangira n'abaye sister ya Kahubwo birarangiye ngo aragukatiye ngo amenya amakuru umuntu abyarazi ko ufite mu diaspora njye nta mu diaspora mfite yaba diaspora mfite kugira ngo batagukatira aba diaspora mfite ni aba diaspora b'abafana banjye bankunda bananyoherereza ku madolari ahubwo bagiye kujya banyoherereza tusangiye ari wayabika ubwo azayabika uwo nguwo kugira ngo agufashe kuyabika neza kugira ngo ajye aca kuyanjye ari butange nimero yawe bajya bayanyuzaho oya ibyo kosa ntabwo nariko bamutima w'urugo none suzi ko umugore bagomba kutunga ndakubwiye ngo hari umukobwa twigeze gukundanaho ntabwo namushyira ngaha ebana dukora planka y'ubukwe ariko amafaranga yabiriye niwe yacagaho abe n'igiceri cy'icumi yamayeho kandi mwabyipangiye muzi ko ari ubeshye twakoze planka y'ubukwe
Ebana ariko yabikuyemo amafaranga kuko ngira abafana benshi mfite abavandimwe benshi yose kandi ntago narya amafaranga yawe ahubwo wowe icyo wakora abanimero bakavuga ati rero muri iyi minsi mfite umugore sibyo amafaranga mujye muyanyuza kuri nimero yiwe kabyaba ari sawa yitwa gutya nimero ye ni iyi reka yitanga ahubwo ayitange yakaranse umva tubandikire uyu ni inshuti yanjye urumva she's my friend ariko ese yaguze icyongereza tugiye kuzabana ndamufite nzamubereka mu minsi iri imbere narabibabwiye ko ari umukobwa w'Impanga niwe ngiye gushyira mu mago none wari kuratubeshya none nawe uyu nguyu ni inshuti yanjye yo gusangira amadolari ku ruhande nabwo ariko gusa nuwo kuryosha gutamwo tu nakundi twakora projet nyine urumva ndamushiti wawe shinyizera nyine noneho ukagira diaspora bamwe nanjye ukamaha abandi ukamujya pasi oya nago chaka abantu leta nyine bakajya banyuza kunyuza amafaranga nanjye bakanyuza ngewe kunyuza amafaranga nanjye bakanyuza ngewe ndabafite benshi mfite ba petit frère benshi aba diaspora niba ushaka mu diaspora utanse mbwira mugu ngende shaka umuntu uzajya ndemera nawe nshaka mu diaspora arashaka umuntu azoza mukandira akanyenyeri kuri mu kura nyine bayaguha none ko ari abakobwa bari hanze aha bakorana n'aba diaspora kangura ati ambara ubusa unyereke akamukandira akanyenyeri wabikora nzarya duke njyame kare geza uzarya duke uryame kare thank you so much urabona ko uyu mukobwa rero afite n'ikinyabupfura ntabwo agendera ku madolari niyo mpamvu rero ukwiye kumugira umugore wawe Oh yeah, I have my wife, my friend. I have other one, my friend. Ariko yakuguma uvuga icyongereza ubundi wiga icyongereza he? Ngaho usuhuza abantu mu cyongereza twumve. Mbo I greet you and I love you and so we're gonna make you happy. We're gonna give you the happiness. I thank you so much. Ciao.